hari ikintu cyitwa gukurakuza agaterime kitwa gukurakuza ugatekereza iki? Shama numva byari ubugoryi. Nase ntabwo shira wajya kurakuza. Ariko yanjye nuko tutari kumwe pe. Ko ntabwo ibyo bintu mbabyumva. Kuno wajya nyine gukurakuza reka mba ariko mbyita nk'uko bivuze. Twite ufite umubebe mu nda mwana. Okay, ni ryari wareke kubonana n'umugabo kuva wasama? Kuva ndifite ukwezi nyine ubwo nahise ndekera guhura n'umugabo. Urabeshya? Urabeshya? Ndakubeshya se ubundi. Okay, ndabyumva ni nabyiza pe. Wenda we warekeye kubonana n'umugabo ni nabyiza. Ariko se umugabo wawe nawe yarekeye kubonana n'umugore? Ako kantu. Wenda reka tuvuge ko ashaka kuba atarabirekeye guhura nabo kuko ntabwo ari njye njyenyine uri hano hanze. Hari abakobwa benshi reka kandi beza. Nuvuga ngo noneho mu gihe we warekeye gukurakuza ugashira we yahise ajya ugagiye gushaka wenda kurakuza. Ni akazi kawe araza kukuba araza kugucyareka. Oya ni ugutebya nyine ariko reka nizere ko atabitinyuka sibyo? Niyo yabitinyuka ariko buriya jya umenya ko turi abana babo. Uruvuga ngo uri hafi kwibaruka tu. Minsi. Hari ikintu cyitwa bride shower na baby shower bitandukaniye? Bride shower na baby shower. Wenda ntabwo ndazi ko bitandukanya fresh ariko kimwe nicyo bakorera umubyeyi utwite cyangwa se umukobwa utwite ariko iyo watwise uri umubyeyi. Noneho ikindi nicyo bakorera umuntu wabyaye. Ubu nawe uri mu cyiciro cy'ababyeyi? Bonjour, bonsoir et bon après-midi mes chers amis de Simbi TV avec de 7 TV. Pour tout le monde, toutes les choses, toutes les occasions, ndabakunda cyane nawe never let you down as long as you stay by my side. Sinzabareka mwenyine kuko ndabakunda. Nabahaye icyicaro umutima wanjye kugira ngo muturemo mbafungire muri gereza y'urukundo n'amadokima bareganya jugunya nyatwika kuko ntimuzigera musohoka muzabaka mwakaramata. Ndi kumwe n'umuntu mwiza. Araryoshye. Twagiye ahantu heza mu kibaya ahantu hitaruye hatari mu kavuyo kugira ngo ikiganiro cyacu kiryo umukobwa kugira ngo usaze abantu ariko ntabwo ari uko basaza. Tugahe ikaze mwana uzamurijwe mu kiganiro cyacu turavuga cyane turaturika. Kambaze mbasuze meze neza turashima Imana. Uvuga nkuko nanjye ndi kuvuga biragaragara. Wowe umeze ute? Shinaye ndaho ndashima Imana ndetse n'abantu bake. Ubushize duherukana bivuge oya bivuge nta kibazo. Ntabwo wari utwite none tuje ukuriwe. Urasorebye neza ra? Oya ashaka duherukana amezi 9 arashize. Ni ikibazo cyawe ntabwo ari ikibazo cyanjye. Ikibazo cyawe cy'amaso yawe atareba fresh. Wese kuki utatubwiye ko wari utwite? Kako twabivuze ugahita ubyibagirwa. Uruvuga ngo uri hafi kwibaruka tu. Minsi. Hari ikintu cyitwa bride shower na baby shower bitandukaniye? Bride shower na baby shower. Wenda ntabwo ndazi ko bitandukanya fresh ariko kimwe nicyo bakorera umubyeyi utwite cyangwa se umukobwa utwite ariko iyo watwise uri umubyeyi. Noneho ikindi nicyo bakorera umuntu wabyaye. Ubu nawe uri mu cyiciro cy'ababyeyi? Tekerezaho neza. Ubu nawe wajya mu babyeyi nawe ukiyita umubyeyi cyangwa uracyari umukobwa? Aho byaba ngombwa naho byangombwa ko njya mu babyeyi najyayo no mu bakobwa kandi nkisangamo. Ibiciro byose ndacyabirimo kandi no mu bana naho nkaza nkisangamo. Hari ikintu cyitwa gukurakuza agaterime kitwa gukurakuza ugatekereza iki? Shama numva byari ubugoryi. Nase ntabwo shira wajya kurakuza. Ariko yanjye nuko tutari kumwe pe. Ko ntabwo ibyo bintu mbabyumva. Kuno wajya nyine gukurakuza reka mba ariko mbyita nk'uko bivuze. Twite ufite umubebe mu nda mwana. Gerageza uzamurijwe. Nase gukura ni ibisanzwe nyine. None sa umugore n'umugabo iyo umugore atwite ubundi se reka nkubaza. Wenda nk'uku nguku utwite warekeye kubonana n'umugabo kuva ni ryari warekeye kubonana n'umugabo kuva wasama? Kuva ndifite ukwezi nyine ubwo nahise ndekera guhura n'umugabo. Urabeshya?
urabeshya. ndakubeshya se ubundi Okay, ndabyumva ni nabyiza pe. Wenda we warekeye kubonana n'umugabo ni nabyiza. Ariko se umugabo wawe nawe yarekeye kubonana n'umugore? Ako kantu. wenda reka tuvuge ko ashobora kuba atarabirekeye guhura nabo kuko ntabwo ari njye njyenyine uri hano hanze. Hari abakobwa benshi reka kandi beza. Nuvuga ngo noneho mu gihe we warekeye gukurakuzwa shira we yahise ajya Ugagiye gushaka wenda kurakuza. ni akazi kawe araza kukuba araza kugucyareka oya ni ugutebya nyine ariko reka nizere ko atabitinyuka sibyo. Ihe niyo yabitinyuka ariko buriya jya umenya ko turi abana b'abantu. Imyumvire yanjye n'imyumvire yawe biratandukanye. Ushobora kumubwira ati wapi ntabwo mbikeneye ugasanga babikunda kurusha agahita ajya gushaka abandi rero. Kandi njyewe igihe nkukina serivisi nkayibona ntabwo najya kwirwa nsara wanciye inyuma ko n'ubundi ntabwo ahantu hose tuzatwirwa tugenda. Kubera iki? Kubera iki? Uzansiga mu rugo ugenda ugiye iyo ngiyo wenda uzajya gukora ubayo nzamenya se abo mukorana ari bande cyangwa abo muhora ari bande. Okay, reka tuvuge ko wenda utajya ukurakuzwa da ariko se wowe basi ntabwo yifuza gukurakuzwa? Ndakwinginze reka abafana bacu tubabwire ufite abantu b'abafana benshi bagukunda agira ikintu babwira wowe ntabwo wenda umubyeyi utwite se umugore utwite kenshi akunze kumva ashaka nyine kubonana n'igitsina gabo. Nese we bijya bikubaho ariko uba ugomba no kwifata ntabwo igihe cyose ari ngombwa ngo niba ubikeneye uhite usamara ujye kumushaka. Kubera iki kandi rero uburenganzira bwawe se? Uburenganzira bwawe gute? Sasa umubiri wawe urishimye ariko ntago Okay, noneho mu gihe basi muri gukurakuza da nize ngaruka bishobora kugira ku mwana mu gihe muri gukurakuza niba abaganga ntacyo babibuzaho kuki utabikora? None se reka nkubaze inda ifite ukwezi kumwe kugera kuri 5 ane wenda urabyemerewe ushaka ukamanika uko ushaka ariko igihe inda igize amezi 5 kuzamura umwana aba yamaze gucurama. Sinibaza ukuntu wajya kugaramira umugabo rero ko umwana mama muri kumubangamira kandi ikindi bari gukura ntago aba akiri nka ryagi rya mbere. None se ibyo ngibyo n'abaganga babikubwiye cyangwa nibyo bitekerereza? Ntabwo ibyo bitekerereza. So ku bantu badakunze kugira amakenga ku byose nkanjye ntabwo nakora ikintu ntabanje kukibaza. Rero ko barambwiye ngo biremewe ariko si cyane ndabikubwiye ibyo bintu mpita numva ko bitanemewe. Ngo warabajije ngo nsubiramo ako kantu nkumve neza? Narabajije niba byemewe cyangwa bitemewe bati biremewe ariko apana buri munsi. Ubwo nyine nje utambwiye ngo ni buri munsi ubwo mpita numva ko bidashoboka. Nibura gukurakuza byakagombye kuba nk'akangahe mu cyumweru? Kuri njye ntabwo nabimenya wenda kereka nk'abandi. Nyine yakubwiye ko nibura urumva iki ni ikiganiro cy'ubuzima sibyo? Nk'uko nguko utwite ese uribaza ngo mu gihe umuntu atwite ntabwo aba yemerewe gukora imibonano mpuzabitsina cyangwa se kubonana n'umugabo. Noneho ni na byiza waratubwiye ngo wagishije inama burya utaganiye na se ntamenye icyo sekuru asize avuze ahubwo twibwirire wakubwiye ko gukurakuza byemewe ariko atari buri gihe nibura yakubwiye ko ari ryari bikwiye kubaho? Nko ku bagore babana n'abagabo ku bagore babana n'abagabo apana njye. Suppose kuwa mbere kuwa kabiri kuwa gatatu kugeza gushika ku cyumweru wenda kuwa mbere wabikora kuwa gatatu ukabikora nyine man ukagenda usimbuka ukibuka ko no mu nda hariho umuntu ukeneye kubona amahoro ye. Ako ko ntabwo twari tukazi. Ni ukuvuga ngo ushobora kubikora ariko ukabikora gake gake. Hari ibintu noneho bijya bibaho bikazana icyo nakita akaga gakomeye nk'igihe wenda uzaba uri ku buriri cyangwa se ku kiriri wabyaye nka sheri wawe wenda cyangwa se n'undi muntu ugasanga wenda guciye nk'inyuma agiye ahandi hantu ngo nabyo bishobora kuzana akaga. Ibyo nabyo nawe urabizi? Ibyo ntabwo mbyizereramo. Wumva bavuga ko bigenda gute? Ngiye ufite umwana w'umuhungu atinda kugenda agatinda kumenya kuvuga ariko njye ntabwo mbyizereramo. Burya iyo umwana w'umuhungu yatinze kuvuga isaba yaragiye gukora imibonano mpuzabitsina kumva se aba yarakoze amahano mu gasozi nyine mu gihe mama yaba ari ku kiriri. Ariko ubu ngubu umutwita akajya kwishakira ahandi hantu ntacyo bitwaye. Shaka yagenda kuko numva ameze nk'umuntu uri gutanga
ko numeze nk'umuntu uri gutanga uburenganzira erega ni icyaha guca inyuma y'uwo mwashakanye oya naga ari icyaha ni icyaha none se ni icyaha gute umenye ng'indyo imwe itera bwaki ngaho oya warya ibishimbo guhera ku wa mbere umwaka ugashira iyo bwacyo wayikiraho oya mani tuhindure ubu nkanjye nifashe nkarya imboga gusa icyumweru cyose nahita ndwara bwaki none se Umva rero. ni ukuri urantunga ntabwo nanzi ko ufite iyo myumvire nuvuga ngo ukomoreshere wawe ngo ajya mu bandi bagore ntacyo bimutwaye abaye azabona iki kiganiro yakwigendera ntaribi azakuzana virusi itera sida virusi itera sida none se udukingirizo tubereye iki ubwiwe ni byiza ko dukoresha ubwo abana dukoresha yaza tukajya kwa muganga tukamenya ibyo ari byo hama tukabona gukora ibyo dukora ni ukuri uri mu mazi abira ni ukuri kw'Imana Oya, uri mu mazi njye abira uri mu mazi abira kandi ikindi niba unciye inyuma atari nyagaho uburenganzira nkabimenya nanjye nkuca inyuma ngwiki tukishyurana kimwe kimwe gusa ntabwo ikosa rikwiye gukosozwa irindi iyo ukoze ibintu nk'ibyo ngibyo ushobora kuzanira akaga umuryango cyane cyane ko nk'uyu munsi utwite ugiye gufata inshingano z'umubyeyi ukomeje rero gukomeza kugenda utekereza ngo umugabo nanci inyuma ngo nanjye nzamuca inyuma ngo afite uburenganzira bwo kujya gushaka uwo ashaka ibyo byose bishobora kukuzanira akaga gakomeye ni ukuri ibyo ntabwo mbyizereramo nabyo kubera iki subiza uko bimvuna se kwizera ibintu ibyo ari byo byose njye numva bitoroshye uyu ugomba kumva ko biri izito gusa ntabwo ari byiza guca inyuma y'uwo mwashakanye Imana mbabara dukosora iki kintu twumvisha abantu okay abo ngabo ntibazajyeyo saba ariko shira wamubohoye amubohoye none se urakeka ko ubundi yakwihangana kumara amezi 9 atari yajya kunca inyuma amezi 9 ni ikintu kinini ese shira guca inyuma habura hatatu ngo umwaka kandi ikindi umenye ngo ni umuhungu ntabwo ari umugabo se ukunda nyine yabaye umugabo ariko nyine umenye ngo wamugize umugabo ntabwo yakwifata so alright uyu ni umukinnyi wa sinema twarahuye mbere y'uko asama ariko uyu munsi twavuze ati se uwamukoresha ikiganiro mbere y'uko umuziranenge agera ku isi so turamuprofise rero tumwiba umugono yakagombye ko ari kumwe na mugenzi we witwa harya yitwa nde mugenzi we bamwita Kira umwicanyi none turamubuze ariko right now dimanche azaba hari dimanche ubwo ni kwa kangahe cyumweru uri umuntu w'umugabo cyane